uyu mudamu n'umudamu wanjye ajya kubyara yamugenzeho, afata umwanya waza i Kigali, amuryama uruhande, amumenyera igikoma, amumenyera igitoki kiri mu tudodo. Imana ikumere umugisha. Haleluya. Urugo rwarananiye hano muri Muhanga. Umugore ndamurambagiza, ari umugore uzi gusiriba cyane, aho bita ku baporoso. Yasiriba yazenguruka ati haleluya, nanjye nzakugwaho. Bucye mu gitondo arambwira ati ariko burya ba bantu bavuze izina bo mu minsi, abantu basaza barabizi, ntiburya muri yenza, ntiburya uri mugufi, inkokora ziratangiye. Mbonye byanze nabaye nka Yanga, tekinike ya nyuma no kwirukanka. Ariko nkomeza kuba hafi y'Imana. Pastor akamamagara ati muhungu wanjye kubwa neza, abadiyakoni bakamamagara ati hangane, hari ubundi buzima. Ubuzima nabubayemo ndi muri Kigali. Nageze mu mujyi wa Kigali nza gukora ikiyede nkagikora nta n'imbaraga mfite, uyu mubiri mfite nta gahunda nari mfite nk'uko duhora nafite nk'ibingahera, nari mfite nk'ibintu nk'ikigege, nta byari birimo nka 40 byari nka 40 mahanga. Ariko kubera gukomeza kwibuka icyo navuganye n'Imana, nzakugenda imbere, ahataringana nzaharinganiza. Komeza kuba hafi y'Imana. Navuye muri cya kiyede, akazi karabura, abazi kibagabaga murahaza, kiriya gishanga nagihinze umuceri. Nahinzemo umuceri kugira ngo mbone yuko nabona ubwishyu bw'inzu, biranga n'inzu bayinsohoramo. Ariko nakomeza nkagundira nkavuga ngo Imana izantabara. Buriya pastor Mugani w'Inyabisindu. Haleluya. Ntiwumve ijwi ndi kuvuga, ubanza wumve icyo nshaka kukubwira. Ndashaka kukubwira ngo ubuzima bwose wabamo, kaba buhagaze miliyari yose, Imana yagutabara. Haleluya. Navuye mu gishanga cya Nyabisindu njya gusaba ku ikiyede ahantu bita Kibagabaga Saint Nyansi. Mbere yaho gato nabanje kujya gukubura mu muhanda. Ba bantu bakubura mu muhanda n'umuye muremure, narawukubuye baranyambura, inzara iranyikirenga no kunyica kuko batatwishyonga. Nagira amahirwe bakorera ku isete hafi, nabona hano bahinze ikijumba bajya muri ibyo bishanga nkagishinguzamo, nkakirwa kandi nkakirarira. Amen. Byaje kurangira ngiye mu kiyede, ngiye gusaba Saint Nyansi barubaka amashuri, barakanyima, nicara akantu nk'aha, turi abana babiri turimo turaganira. Haza umuntu uti nta muntu ushaka akazi w'umuyede, nabaye nk'aya modoka automatique ntaburikiye muri vitesse ya mbere. Buriya ifi yawe ntawe uzayo, ntangiye gufasha. Haleluya. Naragiye nsanga umuntu yubatse amakaro nabi Kibagabaga, barambaza ngo ese urabasha kuyakuramo? Ibyo nibyo byanjye. Amakaro ko bayubatse niko nayakuyemo, ariko kubera ko bambaraga muri pose ntagiye kurya amafaranga yuzure ubwishyu bw'inzu, bakumva ndimo ndasenga Imana. Umuzamu w'abari yaragiye bahita bagihera akazi. Barambwira ngo bazajya bampa mu 25. Buriya barambeshya. Kumva ko niyo bari kugira kenze nari kubyemera kubera uburibwe nari ndiho. Haleluya. Nabaye aho ngaho mu myaka 2 nkora akazi ko mu rugo byose byihanganira, za kuvuga ndabona ibintu bikomeye, reka mbe mu rugo. Ndanyaruka gatoye, nibwo naje kugira ikibazo cyo kurwara, ndwaye Imana irangiza, banje bamba hafi bene data nakira. Maze kira nibwo navuze nti ko nagira umugore undari mu cyaro, imyaka imaze kuba 5 ntabwo byashoboka. Ndaza n'umurwayi nari ndwaye, barambwira ati impamvu ngwaye nuko nta mugore ugira. Ndavuga nti reka nirengere nshaka umugore. Ariko mbere nagiye gusenga, basengeraga hariya Rwanda gisi, mbwira Imana ibyo murabizi, ubuzima nabayemo bwose urabuzi, ariko mbari njya gushaka uzampura umugore muzima. Haleluya. Burya nta kintu kibabaza nko gukomera
ugahagarika kabiri, inkovu yatangira gusiranga ukongera ugakomereka, biriya bintu biraryana. Ariko Imana yaranyumvisha mpaye umugore mwiza cyane, yanambwiye ngo uze kuza gusuza iteraniro. Dufite umwana w'umukobwa witwa Igihozo Eko des Anges. Eko des Anges bivuga ngo ni nyiramubande z'abamarayika. Haleluya. Eko nyiramubande des Anges abamarayika. Ubwo buzima nabubayemo, tujya kubyara rw'umubyeyi duherekezaga, nkomeza kwihangana. Ubwo buzima bwaranze buranga, mfata umufuka njya kunyonga umucanga. Abaryakaro murabazi kunyonga umucanga no kubitugu nkawunyonga. Ariko se nabonye byinshi bw'ibitaro sawa wacishije byinshi. Imana ikurindira ahantu abantu batakeka, ukavana imbaraga ahantu batari bazi ko wazahava. Haleluya. Imana irakomeza iramwe ati mwana wanjye, nubwo uyu munsi ubabaye ariko ejo uzanezerwa. Yesu ashimwe cyane. Icyo kumara ga surprise yambwiye akantu kamba, yarambwiye ati kugira ngo ibintu byawe bitungane ejo uzarenganywa. Uwo munsi wo kurenganywa kwanjye niwo munezero wanjye. Vuga ngo amena. Natambutse ku rugo rw'umukire anshakira ikintu bita inturusu murazizi, icyo bita ibiti bitubutse. Arangubitanye rwo ntudubikana nk'umuntu ahoze yikoreye umutwaro. Ndagushaka umwavoka aratisha, nzakuburanira ku buntu ubyihanganire. Ariko ntabwo byambabaje kuko ari inzira y'Imana. Akimara kumbwira gutya ngazamburanira, niko kunyinjiza mu kazi gafite gahunda. Haleluya. Ubu mfite akazi keza cyane. Haleluya. Ubu ni umukozi wa Law Firm SR. Amen. Ni njyewe wungirije boss mukuru. Haleluya. Nuzagira ikibazo azadushaka i Kigali mu bijyanye n'amategeko. Amen. Haleluya. Twavukiye mu muryango ukennye ngiyo, aho mama ajya guhinga bakamuha amateke ya fenye kugira ngo abana baramuke. Umusaza umbyara witwa Emile, we yari umusaza yikundiraga agacupa, agacukura imisarane, yageraga mu rugo afite amadeni arenzaho imyobo yacukuye. Twabaza umukecuru ngo turarya iki, ariko se kajya mundindageraho. Haleluya. Ubu nzi inzara nzukuri irya. Iriya sombe basekura saa moya, saa moya na 17 ikabira hii. Iyo ndayizi iyo sombe niryo. Haleluya. Imana irandinda. Ubu tuvugana muri umujyi wa Kigali ndahamya neza konzo. Haleluya. Ugeze kuri traffic kumuhima kuri polisi, ndashaka kumwitwa Felix bahimba pastor. Bakunda kumwimba pastor, akona muri pastor. Haleluya. Ubwo nibwo buzima nabaye. Nta buzima utavamo, nta n'ubuzima utabamo. Haleluya. Nureba ngo nukureba byanze, ariko uyu munsi byakunda. Haleluya. Byagukaranze, imaze kugukaranga ikongeramo ibirungo, ariko urakomeza unyute urihangana. Haleluya. Hahani Imana itakurunga umwana nda. Haleluya. Amen. Abakobwa barimo barakurambagiza ngo bakubenze. Nubona umusore akubenze, uzazana utanga ituro ry'ishimwe, unashima Imana. Kuko nanjye iminsi yagiye ambenga ngahatiriza. Ariko ntabwo ndari kumenya buno bwenge. Ntabwo bandi n'urugendo bangiriye ngiye mu ndisi. Haleluya. Ariko nshima Imana, byatanura ry'umuriro Yesu yarayishibije. Haleluya. Haleluya. Wirebe ukuntu wavutse, wirebe aho ngaho wavutse kwa kanaka. Nubwo uri kwa kanaka ariko mu kanya waba kwa kana. Tuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinigi, aho Perezida wa Repubulika atuye ho nanguye. Shimye Imana ibibazo byambayeho, ntabwo nari kumenya Kinigi, ntabwo nari kumenya Kigali, ntabwo nari gukoresha YouTube
Steven na Pastor Alphonse. Haleluya. Ibyanjye byari by'amabuye y'agaciro. Haleluya. Hari abantu bafite ingo zidandabirana. Ntugire isoni ariko bibigeze barabivuze. Uva mugabo. Ubwiza ukuri nimwigaye. Ahubwo ngwino hano. Ukubitirwa hanga. Ibintu uzambwira. Haleluya. Haleluya. Nashaka kwange, nashaka kukunde, ikibanza nuko Imana yawe igukunda kandi gufiteho umugambi. Haleluya. Ngo bakwirukanye ku kazi. Niba shaka bakwirukanye. Hari icyo bavuganye n'Imana. Niba wicaye nacyo bavuganye n'Imana. Ubwo nawe urabyumva patanye nawe uzavamo. Haleluya. Ubuzima nabubayemo muri wa Kigali ndasenga kugera ubwo umukecuru mbyara namukundaga cyane no kandi cyamukunda. Yaje kurwara umuvuduko w'amaraso. Buri munsi bakamamagara ati mukecuru mukanya ari buze gupfa. Ubu tugiye ku bitaro by'Iruri. Wenda abantu bahazi. Mukanya tugiye Iruri, mukanya tugiye Iruri. Nagiye mu ishyamba ry'Ikibagabaga hariya ku muriro wa Pentecote. Mbwira Imana ndambiwe telefone ya buri munsi Mana mbabarire cyane. Ubu mukecuru arakize umuvuduko w'amaraso. Ikindi kintu navuga ku Mana nabonye amateka ajya ahinduka. Nawe amateka yawe yahinduka. Amateka urimo yahinduka. Nushaka kuba umufiyemeri nta kuba warabyaye ntabwo ari ibyago. Ibyago nuko wakomeza kubigumamo. Haleluya. Papa kubera gusinda bari baramuhimbye kimeza. Bisobanurwa ngo urutoki hora rwimeza ahora yaminiye rwaba ruhora ruki. Kubera ko yahoraga ari muri korali dandabirana. Yahoraga yirebeta. Hari insina twicaragaho yari yarafashe umubiri w'abantu twamubona yagira kubicya kimeza natashye. Haleluya. Ariko tuvugana kimeza uno mu Kristo wa Evangelical Restoration Church. Haleluya. Naje kubabwira Imana ikora. Ntabwo naza bitera bwoba. Muri abantu bafite itera bwoba. Ngo Imana iraje bakubite. Iragukubita se kureba. Ni Yesu wangize. Yakunyiza umuvana nje gukubita. Bafashe Imana bayigira wazarendo. Bayigize abandi bari hirya mu mashyamba ko M23. N'umubyeyi w'imbabazi. Turiho kubera Imana. Turiho kubera yuko hari imbabazi atugirira. Guhera mu gitondo kugera nimugoroba. Banza wirebe urebe ikintu Imana yashingiraho none ahangaha. Hari ikintu yashingiraho. Ariko kubera umugambi gufiteho buracya bukongera bugacya n'ejo bukagera bugacya. Haleluya. Nandese mugabo. Inshuro mu rwanyi nuko atari kugutera ifuni. Inshuro mu rwanyi kugutera ifuni byaramunaniye. Ako wavuze ko Imana ni nziza. Maze ikintu nkundira Imana igira ngo byo ikagera ngo byo. Reba ukuntu ngo byo yagenda mushyira mu nguni hari abantu yamutsinze. Abandi bagize umujinya bajya kurwagwa arataha yasharije yafingije mundi mwanya ngibigenda bari umugore yishumbuye cyangwa umugabo yishumbuye. Ariko Imana dukuyeho umwaka. Haleluya. Haleluya. Dushimye Imana ikidutije ubuzima. Imana ikiduhaye tukarya tukaramuka. Haleluya. Nge ntabwo nari ko nabikinga ariko bishoboka. Haleluya. Ntabwo nari ko nanjye nakwaka serivisi mvuka kwa Miri na Yasina no kwa Lazaro sogokuru acuzaga igikamba akakivana hano Nyabikenge akajya kukizana muri Vunga hakurya iriye. Nta mateka mazima dufite Imana yashingiraho. Haleluya. Ariko ngubu ndiye rugenda bari bafite microphone. Haleluya. No kubera Imana. Maze rigenda bari nahakunze. Bari bazaza n'umuntu mugufiya. Bashira kameza nzajya mbasha nanjye kuba nareba. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ariko ni muhumure dufite Imana. Mwabasore mwabakobwa nimukutirize mushaka Imana. Abababwira ngo muri ibirara, ababwira ngo nta bwenge mufite, ntabwo mufite kuko ntabwo mwirinze kujya kunywa inzoga nyine nkaho, ariko mwaje mu rusengero. Haleluya, haleluya. Imana yaraturinze, ikomeza kuturinda n'izakiturinda. Abakobwa banjye babiri biga i Kigali, ndabarihirira bikemera. Mu gihe no kwigurira inyama ku munsi mukuru, iyo kiyumba byabaga ari intambara. Ariko nari mugoroba nakariya kanyama, nta sambu ngira i Kigali, nta sambu ngira i Kigali, ariko Umwami Yesu yaranshoboje. I Kigali nishyura inzu nkarya, nkarera umwana Minerva, nkagura n'urukweto. Haleluya. Hari abakwita abasazi, bakabona mugenda ngo mwarasaze, ujyemo bagati twarasaze n'udusara byiza bitandukanye. Abandi basaze batoragura amabuye, abandi basara biyambura ubusa, ariko wasaze wiyambara uniform itwaye ikisi. Haleluya. Ntabwo ndi mubarambire, tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ikintu ngiye kukubwira, ngiye kukubwira ijambo rivuga ngo hari impamvu Yesu atari yazi. Amen. Hari impamvu Yesu atari yazi. Mufata mikrofone aradusomera. Haleluya. Hari igihe ubona ngo byaranze, ukabona ngo byarakomeye, ukagira ngo Imana yarakwibagiwe. Ntabwo Imana yakwibagiwe, hari impamvu itari yaza. Ntabwo Imana yakikunda agasuzuguro, ntabwo Imana yakikangwa n'abiracitse, ntabwo Imana ikangwa n'abirirwa barira n'ushakurira amabokoroke. Imana yakikorera igihe, igakorera isaha. Haleluya. Mudusomere Yohana ibice bya 12, Yesu azura Lazaro. Dusome Yohana ibice 12. Yesu azura Lazaro. Ni Yohana igice cya 11. Yesu gatoya. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, Yego. ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita. Yego. Mwene se. Yego. Mariya uwo niwe wasize Umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. 3. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda ararwaye. 4. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Amena. Komeza. Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye, asibira kabiri aho yarari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, amambere abayuda bashatse waguterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko hatabona. Avuze atya ko arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubaza bati, databuja niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujya aho ari. Toma witwaga Didumo abwira abigishwa bagenzi bati, natwe tugende dupfane nawe. Yesu ageze asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro Betaniya, ari bugufi bw'i Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Mariya na Marita kubahumuriza kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu yaje, ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja iyaba wari hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose ibiguha.
Yesu aramusubiza ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka ku muzuko umunsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Amen. Mbese wizeye ibyo? Amen. Haleluya. Haleluya. Kumvisha inkuru zawe. Haleluya. Aya magambo si ubwa mbere wawiyumvisha, yaba ari inshuro nyinshi cyane. Ndashaka kugira ngo ubwire impamvu Yesu yatinze kuza gukora. Amena. Ibyo utekereza ko Yesu yakakugiriye yaba yarabikoze ariko hari icyo yirinze. Yesu ubwo yageraga kwa Lazaro yatinze iminsi igera muri 4. Bari baramutumyeho yaranze kuza. Kwanga kuza si uko atari inshuti na Lazaro. Haleluya. Yesu yaciye kwa Yayiro. Anyuze kwa Yayiro asanga umuntu kwa Yayiro amaze gupfa. Aribwo Yesu yamuzura. Abandi baravuga bati tutekere imitwe tuzi. Tamufatiranye n'agashyuheka. Undi muntu yari agapfa. Yesu yanze kujya kwa Lazaro kugira ngo atagerayo hakiri kare, bagakomeza kuvuga yuko ntacyo ashoboye, abafatiranye n'agashyuhe. Azura umwana wa Yayiro arigenda. Iminsi ishigajya kwa Lazaro. Ageze kwa Lazaro asanga n'umama bari ku kiriya hari. Iminsi yari bari bamushyinguye. Ahageze tireba igitwagutumiyeho. Iminsi yose ishize. Iminsi bayine. Twagutumyeho bwa mbere arwaye ntiwaje. Tujya mu bitaro ntiwaje. Abo ku bitaro niho habonetse. Turamucyura tugera mu rugo ntiwaje kwitabara. None ushaje iminsi. Haleluya. Haleluya. Ariko Yesu yarazi ikimuzanye. Haleluya. Akimara kuhagera atera gukunda yarapfuye iminsi bayine. Abandi tumuruje kumara iki? Hari ikintu gihagurukije Yesu mu buzima bwawe. Hari ikintu gihagurukije Yesu. Hari icyo aje gukora ku bugingo bwawe. Hari icyo aje gukora mu rugo rwawe. Ntabwo ahagurukijwe n'ubusa. Kuko amarira urira arayazi. Haleluya. Akimara kuhagera ati Lazaro haguruka. Ahaguruka Lazaro ari muzima. Kuko icyo yaraje gukora nuko bamubwiye bati erega yarananutse. Ntabwo Imana yacu ikangwa na biracitse. Ntabwo ikangwa ngo byanutse. Ntabwo ikangwa ngo umugore yanyanze. Ntabwo ikangwa abana barapfuye. Ntabwo ikangwa ngo umupfakazi. Ni Imana ikorera igihe. Haleluya. Ngo bari bazi ko yanutse. Ntabwo Imana ikangwa na biranutse. Imana yacu ikorera igihe. Imana yacu ni seriye. Haleluya. Haleluya. Ntabwo Imana yacu ikangwa n'ibihe. Kaduri Kigali muri Covid ntitware Yesu. Hari munsi y'urutoke wageraga se. Haleluya. Bamwe ntibacaga ahangaha berekeza hakurya bashize ibirenge babihamyemo matera ngo batananirwe. Bari bafite imbaraga ye. Twagumye i Kigali turabyiba muri Covid. Suko twari twejeje. Sinuko twari dufite imirimo myiza mu mujyi wa Kigali. Ahubwo n'Imana yashatse kuturindira isiti. Sikabwiye babandi umanuke gatoya mujya mu murwa niho nzabarindira. Haleluya. Haleluya. Ari kuzi kugira ngo utambuke bakuryamira inzara. Ni ikintu kibabaza cyane. Cyarangiye natambuka umuntu akanjyanira inzara. Imbere wa mugabo sha. Wa wundi uvuka ruguru ku Kabimbu. Haleluya. Ariko icyizere mfite gituma ndi kugenda mbyibuha. Nibyo nta muntu n'umuntu ashatse kumuraho. Haleluya. Meze neza. Imana ishimwe amaye aga service keza. Sinagukoresha umuntu amaye 50. Umuntu amaye service nziza. Iyo ngoma kondi ziriya se byari kuvamo. Haleluya. Wihangayikishwa
niyo foroma yawe. Umugore yakwanze umva nakwanga, hari Imana itabara ikaza yirukanka gutabara ukanyurwa. Haleluya. Nanjye ndagenda gutya mfite akabage karimo dokima nterekana ikarita ngatambuka. Yesu nashimwe. Nyamara reka mbabwize ukuri, Imana ni nziza. Uziki iwacu nta n'umuntu yigeze yiga ngo agere mu wa gatandatu. Mwari mubizi ikintu n'inzu no gucukura mu y'agaciro no kujya guhinga umuceri no gufumbira amazayiro. Inarakora amazayiro pepe ni wabimeye amateke. Haleluya. Ariko Imana irabireka bibaho. Imana ijya yemera ko bitugeraho, ikemera ko batuvuga, ikemera ko twitwa n'inzara, ikemera ko tujya mu bitaro, ikemera ko batubaga, ikemera kugira ngo izabone ishimwe ryayo bigenda neza. Haleluya. Haleluya. Ariko Kigali icyo gitoki muri senzi, ibirayi ni senzi, ibintu byose byazamutse. Ariko akarayi tugahata tugashyiramo n'amavuta kubera Imana. Ko nzaba Kigali se gerageza mu kibazo urimo witware neza imbere y'Imana, ubundi ugenda wenyegeza gakeya, Imana izakurwanirira. Abakubwira ngo Imana izanye agahondesho, ntabwo Imana yacu ari FDLR, ntabwo Imana yacu yaje kuvura abazima, yaje kuvura abarwayi. Abantu bihaye ingeso ngo Imana yaraje muri iyi minsi, Imana yaraje muri uku kwezi kwa gatatu ngo hagiye kumeneka amaraso. Hameneka gazi. Haleluya. Haleluya. Abandi abakobwa bagiye gupfusha, abandi ngo bagiye gushaka, bari urimo karubamaho. Haleluya. Ntabwo Imana ireba nk'uko twe tureba, ntabwo Imana ireba inzego z'ibanze zireba. Inzego z'ibanze zagushyira mu cyiciro cya mbere kuko zabonye yatangiye guhondobera. Ariko uziko abantu bambonye mu myaka 5 ishize bagera mu imyaka 60. Haleluya. Ariko byamaze kwemera nanjye ababosi n'abagabo tuba turi kumwe tudufata imodoka yo gusura family bakajya bakora ku muntu no kabitetse gutya tinamo ngo kwa mirisi oya abandi tinamo kwa miri kwa kimeza. Imana ihindura amagambo, bahindura amagambo. Haleluya. Nibakuvuge bakuvuge ariye kizagera kirangira. Icyambere no kuburi kumwe n'Imana. Ako hari abantu gufashwa n'abarambiye aha. Abantu bari kumva Yesu ari hano nibagire ngo amina. Basimbutse inzobo nyinshi cyane. Imana iraturinda tubaho. Ibuka cyane uri kwiseta, abandi bayiguyeho, abandi Kigali babaye marine, ariko nitwa boss. Ndatambuka muri karetse timamubonye foundation nguri arabatwara. Ubwo marine zikagera zica. Haleluya. Ariko niriye nyine. Wihangayikishwa n'ibyo ubona, wihangayikishwa n'ibikuterwa bigukanuriye. Abaririmbyi bo mu kanya babirinde neza. Haleluya. Ntabwo uzahora ubabaye, ntabwo uzahora mu makanya, ntabwo uzahora wifuza umwana, ntabwo uzahora uri mu manza, ntabwo uzahora urimo kurira. Urarizwa n'iki? Umva mugabo, ntabwo Imana yakwanze, ahubwo Imana iragushaka. Ifi yawe nawe uzayiroba, nibashaka bamukunda inshuro 800, ifi yawe nawe uzayiroba. Nibashaka
akaba bari abarobyi 800. Felisi wari uri mu mwuka. Ni ukuri rwose. Magana inani mu mwuka. Ngifiya ntawe uzayo. Ko nta barobyi baba benshi mu kiyaga. Tekereza bafashe ubwato ari nka 800. Ariko ikajya bakwepika bakifika kuri wowe. Abrayifashe. Ako Imana muri kuyumva. Uzi kugira ngo amawanye ko mukagaga yasina. Kugira ngo ajye guhingira amateke, bajye kumukubita feni, bamukubita ikijumba cya kindi cyameze, cya kintu kandi kumufuka mana. Hari ibintu bitubabaza mu buzima. Kugira ngo abana bakurire iruhande. Kandi buri munsi ufata Bibiliya ujya gusenga. Haleluya. Ariko ngeze mu rugo nkareba isambu papa afite. Mana isi n'ijoro. Ngiye akavuga aka gatoki n'ak'umuhungu wanjye uri i Kigali. Ariko Imana yadushyize n'akazina keza ngo hari umuhungu wanjye uri i Kigali. Nzabavugisha umuhungu wanjye uri i Kigali maze kumubaza. Kuko hari ikintu Imana yamaze kugusembuza ikintu. Haleluya. Iyo mu rukeyo ako hari umuntu hazi ntagira gutya. Umuntu uzi mu rukeyo ntagira gutya. Urahazi mu rukeyo uruzambaza amahari hose. Akomana isi ninde muntu apatanye musiri akuno ya musuti ye nuko umuntu apatanye musiri ninde musiri narapatanye mubishkore babaza nageze uko apatanye misiri nkajya gihinga nta n'imbaraga mfite numva mu bizo yari tuwasi kujya byibuka ari 300 none bitewe nuko nta nicyo nayemazaga biza kurangira none n'isuka bagiye bayimpisha. Namuntu bitabe nanongo bitabe uvugi Faransa cyongereza Imana kwibutse nane nana. Haleluya. Imana kwibutse yego hapo oyo bayira mwemera ibindi bikureba wowe cyamure ibyawe. Haleluya. Nageze ubwo muri fuka oya umukobwa na Teresa ndamutera ndamukoraho cyane ngisuka yaguraga sasa maze guhera mukoraho 2 nasigara Teresa nyagura inanasi naguze isuka nyita ikizuruka kuko nafata isuka bakamvuza amahiri. Ariko maze kukuri yanjye suka imisiri ndayikubita ndasiza ndubaka birancanga nawe byarabacatse nabajye hanze baragarutse nabajye muri Amerika baragarutse nabajye mu bihugu baragarutse. Haleluya. Ariko ndacyakomeye mu Mwami Yesu Kristo. Hasa Silvera muzi uzamubwira azaguha amateka yanjye twakoranye umurimo twaraba restoration ni mugira muke. Ariko nyagasa Silvera dusura hano goje ndebe muzamba amaboko ndibuka twatangiye itoro turi abantu bane twazamukaga Kanyamugo yikundiza hamwe n'ababwira turi na Kagitari tugiye Gisovu tugiye hiriya. Ariko na n'iyi saha nubwo Satani yaje kwivanga mureke nimusenge uko Yesu yabwiye abigisha ngo mutago mu moshya vision nshyashya na Satani mushya. Ikintu kinejeje ndabona muri bamwe nta munyamahanga urabazamo bayeze rero indi baraza ntabwo bari basa ngo basi nubisi batujemo baturya runono baratwinjira mwijyano buraje. Ariko turacyahari Yesu azakomeza turinde. Restoration church rugendo bari mufite amahirwe ageretse ku yandi muri abasore n'inkumi twe twatangiye umurimo harimo umukecuru ari abakecuru udakora n'ijerekani y'amazi ajya gukora ikiraka. Ariko dukomeza kwihangana iradukaranga twongeramo ibirungo Mana we ako dukomeza kwihangana n'ubu turacyakomeye. Dufite Imana ifite ibihamya dufite ibihamya ku Mana ntabwo ari twumvanya abandi. Wibuke cyagiye kurinda wibuke cyagiye
Imana yandindiye mu mujyi wa Kigali ndi umukozi wo mu rugo, nawe izakurinda. Mvuye umva mugabo wihangane, nabonye uri mwene wacu mu Gahenge, nataye urugo rwanjye n'amabuye y'agaciro njya koza amasahani atari y'umugore wanjye musaza. Haleluya, haleluya. Ariko impamvu byambayeho ni impamvu Imana ishaka kugira ngo ikorere muri njyewe, kuko nta muntu wari kungerera gutya musaza. Ajya ngenda ngiye Ngororero ku karere hariya, ariko nanjye ndazwi ntabwo nari kumenyeka. Ntabwo kuzakomeza uwo muhungu wo kwa Kimeza kwa Yasina Mukagaga, hakomeza muri ibyo ngibyo, ariko na Nyisa uriya pasiteri Sibira watije papa, niwe watije mama, murumuna wanjye, bakuru banjye ni Evangelical Restoration Church. Uyu ni umuryango. Ntabwo turi babandi uvamo muvamo ibikubamo byibwiriza ukigera hariya. Icyambere mbabwiye bene data ndimo ndasoza, nimugire urukundo. Nimugire urukundo. Ubuse shumbusha twari tuzi warunze ntabwo yaranze, ariko twagiye kuri chat turacata kubera rya koranabuhanga n'ahandi Imana yaduteretse, tuba turavuganye. Uyu mupasiteri yaje undi baramuhamagaye, tuba turavuganye. Haleluya. Nuko umurimo w'Imana ukorwa, nuko Imana ibigenza. Haleluya. Kandi ikindi imbaraga mbabwiza ukuri mwihanga, tuzafata umunsi tuze akazu ka Diamond tugashuka. Nibyo. Nubwo navuze nagiye ngenda ntaruka n'igifundi narakizi umunsi kubaka. Umunsi mwagiye kubaka ahangaha nanjye nzakubita akabyizi kanjye. Ni nabona imbaraga zigeze ngo mfate nivo, mfate n'ikamba nkubiteho bro cyangwa bukarakara, nzohereza 2 by'umuyego. Haleluya. Ntabwo imbere y'Imana ari ukuvuga gusa, ariko kugira ngo bahantu ufate 5,000 ari mpanuka ukoze. Nabaye Nyabikeni nafate 5,000 nkahita mbona $1,000,000 rata. Ariko Imana yatugiriye neza. Nkafata 5 nkakora $1,000,000 nkabariramo n'akanyama, ngeri kundi n'akanyama sabade yako ni bagashyizeho. Haleluya. Nukuri Imana yacu yatugiriye neza. Imana yaraturinze mu gitondo nafashe moto ngeze kuko ntuye kuri gare ya Kinyinya. Abayobozi bambonye ati ese ko ndeba dukore n'umuntu mu modoka se basujyamo ko kwikartura wihuta, bari mu byihorere. Ntabwo ngiye kuzishyira hejuru ngo nigire Imana, kandi hari Imana ituyoboye. Naze mfata indi bisi ijya mu ngeze Kinamba harya mva mufata akamoto kugira ngo nabakeye. Haleluya. Naze namenye n'ubwenge bwo kwitegera akamoto. Haleluya. Nimwibuka Imana yabakuye cyane mamba rikabutumira n'ikiremo utabasha kwigurira bodaboda. Nge n'amasogisi nayibaga papa, ariko bana ngo mfite imiguru 3 ejo nshobora kuzambara n'ejo ni nkambara kubera umugabo Yesu, kugira ngo iturindire muri Kigali. Nagaruko twari tuzi gukora, si uko twakiranukaga, ahubwo ni imirimo y'Imana. Abigishwa beza bamubajije kuki, ese ni icyaha cyo, ese ni icyo bwite, ese ni icyakaritsiye maze ngo tubimenye. Ntabwo ibitubaho byose mugabo, ntabwo ari uko ari ibyaha dukora. Hari abakurengeje ibyaha kandi bazubatse neza. Hari ikintu Imana ishaka iwawe, irashaka. Haleluya. Inama muzima umugore atambuke n'igitenge cyiza. Haleluya. Ndashima Imana kuko naryanaga n'umugabo ariko ubundi mama w'abana. Yesu ashimwe. Imana inabishoboye. Ariko wari uzi ko nageze ku rwego
gufata ngo bisa abantu bamaranye n'imbere nkayikubita akana hano ku ruhande nkayambara. Haleluya. Mana ko yatugiriye neza, mwamvugiye ngo amen. Uri rugenda bari woroye inka, uri muri aka mugatereka akabido hariya, umutobe sinamenye ejo mwawujyanye ku cyome. Haleluya. Ariko bantu twari bagiye unzi bagirwa nimo ndahekenya inyumbati, zibagirwe turabura igipenesi tukakirarira. Ibuka nawe yagukuye, nurangiza ibyo ubona imbaraga Imana yagutanzeho. Hari umuntu ejo bundi bagonze hariya hano ku Gishushu, dosiye ninjye wifite. None banyeretse ifoto yiwe, mbona yari umukobwa wagendaga muri ya nkweto y'izindi, ni muremure mbikuture, ukoze bene ahangaha wagira ngo ni yanzu bateste ko bahiteraho n'akarani aranyera. Ariko mu gihe tugeze kabereye ngera gutya umugera neza bashyizeho agasharupe ngo byarangiye. Byarangiye bitegereza ndareba niba twamenye ahantu duhagaze, niba twamenye isi turimo. Haleluya. Nta muntu urimo gukunda mugenzi we ako muntu ngo Yesu araje reka naza kandi uzasema. Haleluya. Ubu kandi wasanga mwicaye ahangaha hari umuntu ari muri gutya ngo naze mwavuze ati nabaretseho gatoya tubane turebe ukuntu twakwivanaho imiziro ituriho. Abagabo n'abagore muri iyi minsi murimo murayara muri bwacya mu gitondo Yesu araje, Yesu araje, aje arahera kuki? Abakobwa dore muri iyi minsi mwabaye nka za hoho zimanuka ka muhanda zikoreye amakara gutegeka wajyaga mucuruza amakara mu ndizi. Abasore bake aba je t'aime undi ndagukunda ndi mu Gifaransa I love you abandi gutyo. Urahamagara Yesu ngo naze aze kugira ati uhagaze hehe kugira ngo Yesu aze gutabara uri hehe? Haleluya. Tuwali mamibini ni kule wabanza ukemura ibyawe. Haleluya. Ibyawe bimaze gukemuka wavuga Igifaransa Icyongereza kikaza, wakaranga n'intoryi zigahumura. Muzi igisusu ukuntu gihumura niyo yitetse. Imana yadutungishije amategeko y'igisusu ku ruyuzi rwimejeje, ariko irakomeza iturindira mu murwa kuko aricyo yavuganye natwe. Harya nzagaruka atari njyewe kugengera gutya bapepera umuzenguruko. Haleluya. Kuko twarihanganye tubinoge, turihangana turakomeza turihangana. Ariko bene data mukomeze mwihangane. Ariko icyo mbifurije urukundo, mukomeze mukundane. Haleluya. 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 Kera twagiraga ikintu bita gusurana, umuntu waba benze agatobe bakagashyira mu nguni tukagasangira, tugasenga, tukafata akagitari tukaririmba. Pastor Silve aramutazama nanaza hangana hari uzamubweti hari umuntu waje ahangaha wareze pastor yarandeze akagahenge akakabira mfite akagasura nukubera Yesu niwe waje gufungura itore. Pastor Silve haleluya. Akagasura dufite ni Yesu. Bamwe batwibaza ariko warahebye. Hahirwa umuntu wacaniwe n'Imana. Uw'Imana yacanye iramwiyegereza bakamukunda, ibyo kurya bikaboneka, minerva ikaboneka, amanota akaboneka, urugo rukagenda. Haleluya. Haleluya.
ubuse mubona ingana kurya uko mba nariye. Hari ukuntu Imana yavuze twiyangira ibintu byemere, reka mugenze gutyo. Abati umupapa ubyibusha ufite n'inda. Ariko bane batibanye imisi, batibutse imisiri twahinze harahiye. Twarahinze amubize ukuri. Ubu ndi wansibira ukuntu mu rwiri ndabizi, gucukura ibyo by'amateke, guhinga insina ndabizi, kuko ni imisiri narayikoze. Haleluya. Ndashoje. Muhaguruke. Bwira mugenzi wawe ngo turasanga urukundo. Nta kindi kintu Imana igushakaho uretse urukundo rwonyine. Mwe kugira ubwoba